Ikaze bakunzi bacu mu kiganiro cya ONT TV aho mugikorana nanjye Pascaline ndetse na Sharifu, nubwo uyu munsi Sharifu atabashije kuboneka ariko ndizera ko biri bugende neza cyane. Mbanje kubasuza rero aho muri hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu, mwese ndabashuje, mbifurije amahoro y'Imana aho muri kugenda mukora akazi kanyu, abari mu modoka mirimo itandukanye hirya no hino, mbanje kubasuhuza. Ikiganiro cyacu rero murabizi ko tugenda turebamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tujya ku basitari, ariko uyu munsi tugiye kureba kuri ba bantu bajengerejwe n'umubyibuho ugiye ukabije cyane, cyangwa abantu bashobora kuba bifuza kuba bagabanya ibiro byabo. Rero hari igihe usanga umuntu rwose ukamubona hanze hariya afite umubyibuho muri twese, uyu muntu koko abaye hati, uyu muntu se koko afite ubuzima, mbese bikagucanga. Ntabwo nzi nimba ari ngewe gusa ubyibaza, wasanga hari n'abandi duhuje kuba babyibaza, ariko nyine uyu munsi niyo mpamvu twavuze reka turebe ikintu twabafasha abantu bashobora kuba bifuza kuba bagabanya wa mubyibuho wabo, cyangwa bashobora kuba bifuza kuba bagabanya ibiro byabo bakajya kuri taye. Murabizi rero tujejweho n'ubuzima, umuntu udafite ubuzima murabizi ko nyine ntagabo ariho, kandi tuzi ko umubyibuho ari isoko itera indwara zigiye zitandukanye mu buzima bwa muntu, harimo umwijima, harimo umuvuduko w'amaraso, imitsi ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Rero sinzi ko wa muntu ufite wa mubyibuho ukabije afite ubuzima bwiza, kandi abantu twese tuzi ko iyo umuntu afite ubuzima bwiza aba abyishimiye, nta kintu na kimwe kimubaza mu buzima, cyangwa ngo avuga ati ndababara ahangaha. Nizera ko kuba umuntu wese ufite ubuzima bwiza aba yishimye kandi ameze neza, nta kibazo aba afite. Uyu munsi rero niyo mpamvu twavuze ati reka tuze dufashe n'abo bantu babyibushye cyangwa bifuza kugabanya ibiro byabo, nabo babashe kuba bagira uko bigenza. Muri iki gihe rero usanga abantu bagiye bugarijwe n'umubyibuho ugiye ukabije cyane, ku buryo usanga umuntu afite ibiro byagiye bimurenga cyane, ukareba umuntu wahamubona ukavuga ati se mana yanjye, umuntu abasha kugenda, uyu muntu abasha, mbese ukumva umugiriye impuhwe, wabona ukuntu angana ukavuga ati mana yanjye kuko ibi ni ibiki. Nawe hari igihe usanga nawe ari komplekisi yabyo, ugasanga ntabwo bimunejeje cyane. Rero abantu muri iki gihe bagenda bafata ingamba zigiye zitandukanye byo kuba nyine barwanya uwo mubyibuho ugiye ukabije. Hari ababigeraho pe, umubyibuho ukagenda ukagabanuka, hari n'ababigerageza bikanga burundu ku buryo nta kintu na kimwe ashobora kuba yatakaza, agatangira kuvuga ati se mana nta kintu ntakoze, ntacyo nagize, ntaho ntashakishije, ariko byose bikaba, ugasanga afite agahinda gakabije, ugasanga mbese n'ibintu nawe afite ikibazo. Uyu munsi rero niyo mpamvu twavuze ati reka tuze tubashakire ikintu cyabafasha kandi cyizewe kandi cyagufasha mu gihe gitoya cyane. Uyu munsi rero twabazaniye regime de Paris morning banana diet, niko yitwa, ishobora kuba yagufasha mu gihe cy'icyumweru kimwe byibura ukaba utaye ibiro 5. Kumva rero mu gihe cy'icyumweru kimwe kuba watakaza ibiro 5 ntabwo ari ibintu bigoye cyane, kandi niyo regime ntabwo igoye cyane. Ndizera ko umuntu wese yaba uciriritse yaba ukize, ntabwo ari yayindi uvuga ati iyi ishobora kuba yafasha abantu bakize bashobora kubona ibyo ngibyo. Oya, twese turayisangamo kuko ni regime ihendutse ku buryo umuntu wese ashobora kuba yayibona kugira ngo agabanye bya biro byose, cyangwa agabanye wa mubyibuho ukabije, nawe abashe kuba yagira ubuzima bwiza. Iyo regime rero ukuntu iteye, ni regime yifashishije umuneke umwe, ushobora gufata umuneke umwe cyangwa imineke 2, ugafata n'ikirahure cy'amazi y'akazuyazi, ibyo ukabifata mu gitondo ukibyutse, akaba ari byo biryo byawe bya mu gitondo, akaba ari byo biryo byawe uzajya ugira ibya mu gitondo. Rero ntabwo iyo regime rero ibujijwe kuba wayifashe ngo saa sita ngo urabwiriza, cyangwa n'ubwo ntabwo urya. Oya, urakomeza urye bisanzwe, gusa icyo uri bwirinde ni uko uri bwirinde kuba warya ibiryo
birimo amavuta menshi cyane. Ubizi amavuta menshi cyane nayo ari mu bintu bishobora kuba byakongerera umuntu umubyibuho cyangwa ibinure nyine, ugasanga umuntu ntabwo ameze neza mu mubiri, ugasanga umuntu afite ikibazo nyamara cyaratewe na ya mavuta. Niyo mpamvu rero na hano batubwira ati ntabwo ari byiza kuba wakomeza kuba warya amavuta menshi cyane. Wayarya ariko nyine nturengera. Rero igihe usanga abantu bakunda kurya amavuta, bakunda kurya ibintu birimo amavuta menshi cyane, rero icyo gihe urabigabanya, ahubwo ugakomeza ukita kuri ibyo nakubwiye ushobora kwifashisha. Rero iyi regime ntabwo igoye kuko mwabyumvise, ndizera mumaze kubona ko buri wese ashobora kwisangamo. Iyi regime rero yavumbuwe n'umujapanikazi ufite inzobere mu byo kwirinda, aho yari afite umugabo we ubyibushye cyane warenze nawe n'umubyibuho, aravuga ati niki nakora, ndi inzobere mu byo kwirinda, reka nshake icyo nakora kugira ngo mfashe umugabo wanjye kuba yagabanya ibiro cyangwa nawe agire ubuzima bwiza. nkuko mwabyumvishe, mwumvishe ko umubyibuho mwabantu mwe uri mu bintu rwose bishobora kuba byatuma ubuzima bwawe butagenda neza cyane, uri mu bishobora kuba byatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga kandi bitari ngombwa. Rero niho yaje kuba yagerageza kuba yakora ubushakashatsi, abukorera kuri uwo muneke nababwiye, ndetse n'amazi y'akazuyaze abiha umugabo we ajya kuri taye nyine nziza, ubona ko itashobora kuba yateza ikibazo mu buzima bwawe. Rero niyo mpamvu nawe navuze ati reka njye nkubwire wowe umuntu ushobora kuba wifuza kuba wagabanya ibyo biro byawe, cyangwa ushobora kuba wifuza kuba ufite umubyibuho wakabije nk'uko nabivuze, ubashe kuba nawe wakoresha iyo regime. Uwo muntu yamugiriye akamaro, ameze neza cyane, nuko tutabashije kuba twagaragaza amafoto yo ngo tube kuko mbere yari ameze ye nuko ubu asigaye ameze, ariko ndababwiza ukuri iyo regime irizewe kandi muzambwira abantu bazayikoresha bari kutwumva bari hirya no hino, ndetse nawe uri kutwumva wenda ushobora kuba utawufite ariko uzi umuntu wazahajwe nawe kandi ashobora kuba nawe yifuza ko yagabanya ibyo biro, yashakishije hirya no hino, akubita hirya no hino, ugasanga byaranze neza. Niyo rero mpamvu nkubwiye ati uze kuba wamubwira cyangwa nawe aje kuba yaza gukurikirana kino kiganiro cyacu, abashe kubona ibintu byamufasha. Rero turabizi ko imineke ni kimwe mu bintu bifasha umubiri kugira ngo ugire imbaraga. Niyo mpamvu rero umuneke nawo waje muri iyo regime yacu kugira ngo umubiri wacu ubashe kuba wagira imbaraga. Ari amazi y'akazuyazi afasha umubiri ibiri gukorerwamo kugira ngo bibe byagenda neza, umubiri ubashe kuba wagenda neza cyane. Rero gufata ibiryo bya mugitondo nabyo bituma umubiri ugenda neza cyane, ku buryo bifasha wa muntu, bigufasha kuba wakirinda guhora urya cyane. Urabizi ko hari abantu birirwa mu rugo basanga bisa barashaka kurya, kandi nabyo ntekereza ko ari ibintu bishobora kuba byakongerera umubyibuho ukabije cyane. Rero mwese mudukurikiye muri hirya no hino, iyo regime mugerageze muyifate, ndetse mubwire n'abandi bantu bashobora kuba bafite umubyibuho ukabije bari hirya no hino, mubashe kuba mwabarindira ubuzima, nabo babashe kuba bagira ubuzima bwiza kandi bishimiye. Nizeye ko munyuzwe, aho mutanyuzwe muze kutubwira, kandi muzabwire niba koko abantu bazayikoresha hari icyo yabamariye cyangwa hari aho babashije kugera. Rero ndabashimira aho muri hirya no hino, mbifurije guhamuka ronka, mbifurije kugira abana. Ikiganiro cyacu nk'uko nabibabwiye Block 7, aho muri hirya no hino ukomeze gukora share, subscribe ndetse n'ibindi bitandukanye. Bye bye.